ka Huye umanuka umuhanda unyuze iburyo mu kilometero kitarenze kimwe uba winjiye mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza. Muri uyu murenge niho hari umusozi wa Cyotamakara. Kuri ubu iyi Cyotamakara ni kamwe mu tugari tune tugize uyu murenge. Urabona bayitegeye imisozi yose. Twageze aha Cyotamakara duhingukiye ku musaza Mukigari Paul utuye ku musozi wa Cyotamakara kuva mu mwaka w'1959. Uyu musaza ni umwe mu bahoze mu nzego z'ubuyobozi mu myaka ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yayoboye segiteri Karama, agace kuri ubu kari mu kagari ka Cyotamakara. Kugira ngo witwe Cyotamakara habanje kwitwa Mpande, n'ubu hari umudugudu witwa Mpande. Hari umugabo rero waje arahatura. Izina Cyotamakara ryaje rivuye ko hari umwiru mukuru wahatuye avuye muri Nyaruguru yirukana Abarundi akabageza ku mugezi w'Akanyaru anyuze muri Ntyazo, bikarangira ahisemo gutura. Yarageze ahinga itabi, yorora inka ndetse agira n'ikimasa abaturage basabye cyitwa rusange, ariko nuko cyari ikimasa rusange. Nyuma haza kuza abantu bagenza umwana w'umukobwa wari waratwaye inda, bibazaga ko bamuroshye cyangwa se bamwishe, ariko nta makuru bari bafite. Abaje rero kugenza uwo mukobwa bageze aho kwa Mpande. Bahageze bashakisha uwo mukobwa kuko kwa Mpande bari babimenye nabo, umukobwa baramuhisha, ariko aho ngaho kwa Mpande hari ahantu bacaniraga uwo mukobwa igishyito yota kuko yari yaramaze kubyara ngo ashire imbeho. Hari n'ikimasa babanguriragaho nyine abaturage, icyo cya rusange. Noneho abo bantu rero ntibabonye uwo mukobwa, ahubwo baraje basanga aho kwa Mpande hari icyo kimasa n'igishyito uwo mukobwa yoteragaho. Noneho mu makuru yatanze kugira ngo ahantu hitwe Cyotamakara, yavuze ko yageze kwa Mpande ntabona uwo mukobwa, ahubwo yahasanze ikimasa Cyotamakara. Iryo zina ryavuye ko hari ikimasa Cyotamakara, ubwo hahita hitwa Cyotamakara. Ako gasozi kitwa ka Mpande, bahitaga mu rya Mpande. N'ubu hari umudugudu waho wa leta witwa Mpande, kubera ko uwo Mpande yahatuye yitwa Cyotamakara kubera ko bahasanze ikimasa Cyotamakara. Uyu musaza Mukiga abihurizaho n'umukuru w'umudugudu wa Mpande, Kalisa Gadi, wabanye na nyirakuru wahatswe ibwami akamubwira amateka, akaba nawe yayadusangije. Ni umukobwa w'umwami waje kuhahishwa. Ahahishwa yari ahahungishijwe kugira ngo batamuroha. Murabizi ko na kera na kose umukobwa iyo yatwaraga inda bamurohaga, bagacanira igicaniro, mara kugicanira byageza nimugoroba kigahinduka igishyito. Bahahishaga umukobwa akajya kotaho kubera yuko bagira ngo aticwa n'imbeho. Noneho rero bwamara gucya umukobwa agasubira hahandi bamuhishaga. Nyuma yabwo rero baje kugenzura babasurushefu babo, nimugende naho mugenzure, nimusanga uwo mukobwa hari mumujyane mu muroko w'itegeko yari yaritanze. Bahageze rero basanga ikimasa kiri kota amakara. Bahageze mu gitondo cy'umuseso, umukobwa bamaze kumenya amakuru bahita bamuhisha, basubira ibwami bagiye kuvuga inkuru nyine yuko yenda baba bamubonye. Bati se koko ibyo runaka avugaga nibyo? Ati arabeshya, twahasanze ari ikimasa Cyotamakara. Naho rero izina Cyotamakara ryagiye riva. Twashize amatsiko, ahubwo twakomeje ngo tuganire n'abandi baturage kuko abahatuye batubwira ko hari umusozi uyu mwiru yari atuyeho, akaba ari naho yari yororeye ikimasa cyabanguraga inka z'abaturage cyari rusange. Uyu mwiru mukuru wanitiriwe uyu musozi witwa Mpande, yitwa Mpande ya Rusanga, bivuye kuri uyu mwiru mukuru n'ikimasa cye rusange. Yadusabye urugendo n'amaguru twurira umusozi wiswe Mpande, tujya kwirebera koko n'ibyo abaturage batubwira bihari. Ku musozi wa Mpande ahahoze urugo rw'uyu mwiru Mpande ya Rusanga turahageze. Haragaragara ko hahoze inzu ya Kinyarwanda. Hari imiyenzi yari yubatse urugo. Hafi y'urugo hari ibitare bicukuyeho imyobo y'igisoro. Uyu mwiru ngo yicaraga akina igisoro, aho ngo yabaga yitegeye imisozi y'akarere ka Nyanza na Gisagara ahitwa Imuyaga. Abaturage baratwereka bimwe mu bigaragaza ko yari ahatuye koko, bamwe bakavuga ko atapfuye ahubwo yari igisi. Ibi yakiniragaho. Uriho amashyamba Ahangaho niho ngo yari igiti. Yego yari igisi. Icyo gihe Cyotamakara yaje kwitirirwa umusozi wose. Kuri ubu Cyotamakara hari ibikorwa by'iterambere birimo amashuri yisumbuye n'abanza, nk'urwunge rw'amashuri rwa Karama, ishuri ribanza rya Cyotamakara n'ishuri ryisumbuye rya Ruyenzi, ndetse iterambere ryabo ryagiye ryihuta, hagera ibikorwa remezo nk'amazi n'umuriro w'amashanyarazi n'ivuriro. ubu ngubu twebwe muri iyi minsi hano hari agasantere kitwa Cyotamakara, hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Aya ntabwo Cyotamakara, dufite telefoni zigezweho, turabisaba Cyotamakara, ufite telefoni nk'iyi tujya mu nzu tugacatinga n'inshuti n'imiryango. Christine Ndacyayisenga muri gahunda ya Tumenye Igihugu, aho twavuze ko nko mu
inkomoko y'izina Cyotamakara, umusozi wo mu karere ka Nyanza. urakoze cyane Christine kutuberaho i Nyanza ku musozi wa Cyotamakara.